Hello family and friends, welcome back again to my YouTube channel. Today mbajyanye mu bintu bitari bisanzwe twe tumenyera ubundi kwitera za story, ariko this is my first time ngiye kubereka ibi. Kibereka iki ko ntangiye kumenyera. My dear, murabizi ko nari nsutse, ariko gusukura noneho ufite umwana hano nta kuvuga ngo urabona umuntu uri bugire gute urubuze kugufasha. No, you can do it alone. Nashatse kujya muri salo ngo bampamburire, ngeze numvishe uko bambwiye ndavuga you kidding me? Sha ndavuga ngo yeah, thank you. Yeah, so rero friends, today ndajya mbereka ibintu nakoreye ibintu nodarinze. Natangiye kumenyera nsigaye nzi kodaringa. Ariko nimbabwira ngo ikintu cyitwa ibintu by'abagore birahenda, ubwo ejo ndavuze yakose ibintu byo kumara umwanya nsutse, reka mbe nkuyeho ibisuko mbanze nanaruhuka umutwe. Ndavuze reka nodaringa amavuta yo mu mutwe. Si ibintu byambayeho. Narodarinze kubera twebwe iwacu twari tumenyere kwigurira za gikotori tugashyiramo za jeri. Ndagenda gusa maze ngura amavuta y'amisatsi y'abazungu. Nari mbonye yitwa kantu, ndavuga reka mfataye. Mbega ibintu byambayeho. Naricujije nongera ndicuza, kandi murabibona njye ni natirere, si iby'iwacu bya natirere. Aho nyine nta kundi ikindi nabikora. Ubwo nahise mera kuri mberetse condition, kandi kwanza kubereka etape par etape. Yitwa cleanser, ni shampoo kantu. Iyi ni kantu ya shampoo ushyira mu mutwe, urafura nyine bisanzwe ukoga mu mutwe. Urumva nagombaga gusukura, iyo umuntu amaze gusukura murabizi ko mu mutwe haba hameze, nogamo nkoresha shampoo ya kantu, mitangura condition nayo gushyira mu mutwe kugira ngo ndebe ko wenda ndi bukoreshe. Numvaga nyine nshaka kugira natirere, nkaba nyishyize mu mutwe natirere, nkaba nyine mvanye ibyo gusuka, nkaba nduhutse. My dear friend, ibintu bya byose urebye uburyo biba bimeze. Gusa I'm proud kuba mfite ka natural, kuba mfite natirere biri more than n'ubwo nagiye nkagura nyine by'abazungu. Nase ngura iyi condition. Ariko n'abantu bago sindangije mbafashe iyi nayo y'amavuta, nayo ni kantu y'amavuta. And go with the Jamaican black castor oil. Babandi abazungu piri. Nanjye bandagiye nifatiye iki ngiki. Mafashe iki singizemo, nazo mbona umusatsi wanjye utangiye kuba ukuntu ngaho. Ndavuga what nsomye neza. Ubwo nari nagendeye yuko yitwa kantu. Murabizi kantu mu Rwanda natwe turayifite, ariko twe ziri different. Ngira ngo izo mubona zo uko ziba zimeze, wenda naravuze wabona wenda ari amacupa bitandukanye. Nyuma y'ibi ndavuga reka ngura amavuta, nguraye shange ya mbere kodaringa. Gusa aya mavuta ari okay, shamba urisiga nta kantu kitwa umwera wisangaho, agenda kagufata neza, kagufata koko. Tenisiga amavuta niyo ndi kwisiga muri minsi. Mwabonye yitwa katafil. Gusa ibintu byanga nanjye ukuntu byantunguye. Murabona aka kantu kanditse aha kuri iyi kantu, aka kitwa ngo new. Ibintu bya byinshi byose biriho new, naka kanditseho ngo new. Sano nkajya ngira ngo byanditseho new nibyo byiza, nuko biba ari bishyashya. Nkajya nigura za new. Hano hari na cream.
hano hari na cream y'aya mavuta iyi ngiyi uyisiga ariko ugiye kugira gute ugiye kuryama. Murabona ko rero byaje guys, natangiye nanjye kuba iki ndukisiga ugiye kuryama kugira mbereke ko byaje. Yisiga nyine ngahe nguko bandodarinze. Tangiye kumenya kodaringa my dear. No murankizwa n'iki? Isoko nararimenye. Kodaringa something z'iby'abagore ngibi murabona ko nabyo natangiye kubimenya. Hano haza spray. Spray abantu bitera za makeup, iyo bamaze kwitera za makeup uragafungura gutya ugapiririza ukongera ugafunga. Ndimo kubaza abazi by'ama makeup. Hano kaza fondote ko nodarinzera narabimanuye ndongera ndamanura tugiye kubarisha Yesu Kristo. Bonye igiciro waduhaye ndikanga ko nyine numva n'amaze kwifata. Indi choice. Iyi nayo ni fondote. See? Gusa. Kaho. Uziko bino ntayo nayibonye. Karabaye. Do. Isi nayo nayibonye my dear. Byagarara akabonye. That's good. Gusa biba biri OG haba handitseho ikirango cy'iyi powder. Yo harimo na kamiro we. Usko noneho kwa gatandatu nzayisiga. Kwa gatandatu nzajya muri date. Nzagenda nkisize. Nyuma y'ibyo hataza n'iyi nayo yayo. Condition. See? Narabitunduruye munsi. Kaza akaroso. Kabyo. I'm sorry. Kana karoso. Hamwe mumbwire. Ndahaza igitambaro cyo mu mutwe. Ibintu nagiye kugura. Nyuma y'ibyo cyo nagiciye. Kazi bisokozo. Igisokozo kirakora ariko igisokozo ariko ujya gusoza umusatsi wacitse kubera ki ufata amaha. Umusatsi wanjye uracika. Abantu mugishaka umusatsi ndabakomeje, nanjye narawuhize ndongera ndawuhiga ariko finally Imana irawumpa nawe ndawufite. Abantu banzi muza gusatsi nayo mfite nawe ntago rwose ntiwuhenda Imana yarabikoze nawumaye ndayishimye sha. Hanyuma rero guys ngaye nguko icyo naberekaga nagiye guhaha mpaha ibintu bidahuye umusatsi wanjye ariko nubwo bidahuye murabona ko nta kintu umusatsi wanjye ubaye uri okay. Simeze neza. Ubu ngiye guhita nkufunga. Mara kufunga ibintu bigende neza. So guys rero dore ngiye ibyo nabwiraga do. Ngiye ibyo nagiye guhaha byose. Ngiye kubarisha nsanga nakayabo. Ubwo what? Nkuko mubizi ko nta kintu njya nkora ntaberetse. Thank you guys for watching my video. Ngaye nguko umunsi wanjye wa ora ukuntu wagenze nibi ngibi natumyeho. Ubu ngiye gutangira kwiga kubikoresha neza, ubundi nzabereka result ese niba narabimenye cyangwa se nabyo byarananiye. Hanyuma thank you for watching my video. Ndagushimiye wakoze subscribe, ndagushimiye udahwema gukurikirana video yanjye. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane, imigisha ikomeze ibome ho. Ntago nabibagiwe muri on my mind. Bye bye.